yatangiye kurwana n'imyuka ituruka iwabo w'umugabo ko bari abantu bagiterekera bagikoresha ibintu bya gihango nyine byo guterekera n'ibiki. Sanga amabukwe ahambwira ati uwo mugore wazanye umurokore. Bibaye ibibazo. Ni Imana ebyiri buraziye guhangana. Ubwo tangira kujya ajya gucisha ibintu atwohereza imyuka mibi. Ntabwo Imana yabura hane gufatira. Yankunda kubwira abantu cyangwa se mbabwire n'abanteza amatwi nonaha, Imana ntiyabura ikintu gufatiraho yagushatse. Nashatse mu muryango wawe udakijijwe, ikindi nshaka mu muryango utananyemera utankunda. Biturutse kuki? Kuko nari ninje muri uwo muryango nge ndi umurokore nkijijwe kandi bo badashaka ikintu bita barokore. Kubwira abantu banteza amatwi, birashobora ko ari umeze nk'umugabo wanjye muri icyo gihe, kaba uyu munsi ushaka kuba wakizwa ariko ugafatwa n'akantu gatoya. Ndashaka kukubwira ngo Imana nigushaka ntabwo yakubura. Ubwo rero urumva twanze gusiga umwana, tuvuga ko tumujyaye mu muryango, ariko hari ijambo yambwiye ubwo twanze kumuha umwana, ahita ambwira ngo nimujyane ibyanyu n'ubundi nta rura rw'umwana nkigira mu nda yanjye. Turagenda, tumaze kugenda twuri imodoka, turagenda tugeze hagati turimo tugenda, umwana nibwo yafashwe. Umwana ariko afatwa n'ibintu by'icyaka cyo gushaka kunywa amazi. Atangira kumbwira ngo Imana ashaka amazi. Umwana tugura amazi turamuha, ariko umwana uko tumuha amazi akanywa amazi cyane bidasanzwe. Umwana twamara kwangira akavuga ati ni mumpa amazi, amazi aba amazi, tugenda tumuha amazi. Turagenda tuza kugera Kamembe aho twururukira imodoka. Umwana akomeza twaka amazi turamuha, ariko tuza kuvuga ngo buriya ashobora kuba ari inzoka zazamutse. Turavuga reka tubanze duce muri farumasi tugura imiti y'inzoka tuyitwaze. Imiti turayigura, tumaze kuyigura turakomeza. Urumva twavaga Kamembe, kaba ngombwa ko dufata urundi rugendo nk'urw'amasaha 2 kugira ngo tugere aho tugiye. Umwana akomeza kugenda bavuga ngo amazi, tumuha amazi, ariko agenda acika intege. Umwana atangira igihe kiragira, atangira kujya agenda yanira ameze nka kumwihene ihebeba. Nibwo nagiye kubona mbona ijisho ryagiye, mbona ibintu by'ibifuro biri guca hano. Ubwo masanga abagabo 2 basenga bari bahari. Yari umugabo wazaga iwacu ukunda kurara mu rugo iwanjye, yaje kugura ikawa, yari umurokore. Turangije bahita bafata umwana baramusengera. Wa mugabo ahita avuga ngo ko mbonye bohereje ingobyi yo kuzana no mwana kumutwara n'abagabo 4 bayitwaye. Arangije aravuga ati ariko nta kibazo reka dusenge. Barasenze barasenga, ariko bavuze ngo amina umutima w'umwana nawe uhise ucika. Ubwo umwana ahita apfa mu bwo buryo. Ariko ndashaka kubwira abantu ikintu bita imbaraga z'amasengesho. Nubwo ibibazo duhura nabyo, nubwo mbese abadayimoni bahaguruka cyangwa abarozi bagahaguruka, ariko ndashaka kwigisha umuntu wese unyumva nonaha ngo agire ikintu bita imbaraga z'amasengesho. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Twongeye kubasuhuza abakunzi b'ijwi ry'umukwe. Ijwi ry'umukwe ni umuyoboro mwiza Imana yadushyiriyeho kugira ngo umugeni wa Kristo ahantu ari hose ku isi abe yejejwe, nk'uko twumva ko ari ijwi ry'umukwe umukora ahamagara, kandi aba yifuza ko asanga umugeni we ari maso. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, birakwiriye ko Kristo azasanga uri umugeni we udafite iminkanyari n'ikizinga, kandi birakwiriye ko amatabaza yawe ahora yaka. Nkunda kubivuga cyane ku mugani w'abakobwa 10, 5 bari maso, abandi bari barangaye, kandi Bibiliya ivuga neza ko bari bategereje umukwe bose. Umugeni wa Kristo rero, Kristo niwe mukwe, itorero ni twebwe bageni. Waba uri muri 5 b'abanyabwenge cyangwa uri muri 5 b'abapfu, ariko birakwiriye ko uba umukobwa w'umunyabwenge. Umukwe akazasanga uri maso, nawe umwiteguye kugira ngo mwishimane mu birori. Amazina Anita Ishimwe. Nshimiye Imana iduhaye umwanya nanone wo kongera kubonana no kuvugana kuri izi kamera.
dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza rero wo kubana n'uyu mubyeyi. Munyemerere tumwakira dusuhuze. Karibu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mazina ni Nyirambonimpa Celine. Yego. Ndi umumama, ndubatse, ndi umugabo, ndi umumama ubyaye imbyaro 14, nkafite abana 12. Yesu yangiriye neza, mpaye urubyaro mu bintu byari bigoye bikomeye, ariko ndashima Imana. Imana yabikoze. Nejejwe no kubana namwe ku ijwi ry'umukwe. Yego. Imana iguhe umugisha. Umukristo, umwadeperi, ndagusenga, ikindi ndi umuvugabutumwa, ndi umukozi w'Imana. Aha turi ahantu bita muri Bumbogo. Yego. Mu mudugudu wa Birembo, Kagari na Kangara. Nahangaha turi. Imana iguhe umugisha. Amen. Twizeye ko turi bugirane ibihe byiza. Munyemerere mbere yo kumva icyo Imana yaduteguriye muri uyu mubyeyi, munyemerere mbanze senge. Imana nziza, Imana ikomeye. Haleluya. Se w'umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye kwera kwawe, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi, nibyo bidufata bikadukomeza bigatuma tudashiraho. Uhimbarizwe kunesha. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kongera kubonana n'uyu mubyeyi tutishwe n'ibyaha, ukaturemera uyu mwanya mwiza wo kuvuga ibyawe, tuvuga imirimo w'ibyo wakoze. Ntabwo ari amahirwe abantu benshi babona, ariko tunejejwe nuko uduhaye uyu mwanya n'ubishimiye. Kandi unyemera umwanya tugiye kumara tuganira. Icyo tuganira bizubaka ubugingo bwa benshi. Abazabyumva bizagira bibakura bigere naho bibageza, kuko bavuze neza ko ibi byose binyura hano nibyo gutunganya umugeni, kugira ngo aba hari yejejwe mu kwezwa, habamo koga, umuntu akisiga, akambara. Ahari muri ibi wabinyuzamo wambika umugeni, muri wabinyuzamo weza umugeni, ndetse wanabinyuzamo usiga umugeni kugira ngo ababoneye rwose. Reka uduhe ibihe byiza rero, icyo wagambiriye ku bwoko bwawe bwumva, ubwakirana umutima ukunze, Mwuka wera we mwinshi cyane mu izina rya Yesu. Amen. Mama, tuguhaye ikaze rero ku ijwi ry'umukwe, utuganirire. Watubwiye kuri umukristo, urakijijwe, navuga ngo nawe uri umugeni wa Kristo. Yego. Imana yaguhaye impamba yacu rero, ni karibu tuganire. Murakoze kunyakira ku ijwi ry'umukwe. Nk'uko nabibabwiye, mbishe ubundi we, ndi umukristo, ndi umumama wakuriye mu gakiza. Ntabwo navuga ngo nkijijwe nonaha cyangwa se nkijijwe vuba. Navukiye ku babyeyi bakijijwe, nigira ku birenge byabo. Bantoza gusenga, nkurira aho bita muri Sunday School. Mbikuriramo gutyo, nkorera Imana gutyo, kandi nkorera Imana ndi umwana mutoya. Naho ndavuga ngo njyewe nakuriye muri Sunday School, ngera igihe cyo kugira ute cyo kuyobora umurimo w'Imana ndi umwana. Imana ingirira icyizere, impa ku Mwuka wera. Mpaye Umwuka wera ndi umwana ufite imyaka 11. Ndumva ariho natangiye gukorera Imana. Nibwo nahanuye bwa mbere, nahanuye mfite imyaka 12. Icyo gihe nari ndi muri Yorodani. Wagize umugisha. Nibwo nambaye Umwuka wera, nibwo natoboye ndavuga. Ubwo rero nshimye Imana kubw'icyo ngicyo. Ubwo rero ikiganiro numva nashatse ko twaganiraho ubuzima nabayemo, n'ubuzima butoroshye, ariko urumva nakuriye hamwe hakijijwe, ndirwa mu gikristo, numva ndi umwana wisanzuye, numva ndi umwana ufashijwe mu buryo bw'umwuka. Ntabwo nigeze ngira ibintu byo guhura n'ibibazo cyane, kuko nisangaga mu babyeyi bakijijwe. Icyo numva kingoye agisanisha mu babyeyi tukagisengera. Ntabwo rero nigeze ngira ubuzima bubi, ariko uko ngenda nkura nabaye umukobwa w'inkumi. Maze kuba umukobwa w'inkumi biba ngombwa ko nshaka urugo, ariko narushatse mu nzira zigoye. Uratubwira. Mu nzira zigoye.
njya nkunda kubivuga ngo ngewe nashyingiwe n'inkoni. n'inkoni avuga ngo nizo zatumye nshyingirwa. Urumva burya ushobora kubyara abana 5 cyangwa 6 ariko bose ntibakira agakiza kimwe. Twavukanye turi abana 7 ariko habonekamo uwari musaza wacu, twavuze turi abakobwa 6 n'umuhungu umwe. Umuhungu umwe urumva nawe yakuze nyine abaho ngaho mu gakiza ariko aza gushaka urugo, biba ngombwa ko ashaka umugore udakijijwe. Asa n'uhinduye ingeso zirahinduka. Atangira kujya mu bintu bidasobanutse, atangira gusinda. Ubwo ndabyibuka ko igihe cyageze aba n'umucuruzi w'inzoga. Bityo rero urumva twara abakobwa, tumaze kuba abakobwa b'inkumi, nari nsigaye na barumuna banjye bari inyuma yanjye. Igihe kiragira rero umusaza wacu biba ngombwa ko ashaka kujya dushyingira akoresheje muri bwa bupagane bwe. Mwari mugifite n'ababyeyi? Twari dufite ababyeyi bagihari. Ashaka kujya dushyingira, yabona wa musore nyine umwe bahuje imitekerereze basangirira ku nzoga, akavuga ati rwose mfite bashiki banjye hariya rwose ndaguhamo umwe, mukaba ingwate. Ubwo rero urumva akatunywera. None akaba umunyamahane cyane kuko yaravugaga n'iwacu, mbese bikaba ibibazo. Igihe kiragira rero biba ngombwa ko ambonera umusore. Amumboneye rero biba ngombwa ko tudahuza, nabwo ntabwo byakunda. Ndamubenga aramwira tugomba kumujyaho ku ngufu. Ndavuga ntabwo byakunda. Ubwo rero nashatse mu izo nzira bintunguye, kuko yasanze ndi kuganira n'umugabo ariwo turi kumwe. Atubona ari mu kabari. Tubonye ari mu kabari nyine hitaza kugira ute kuntesha ko nganira nawe, kuko yumvaga ko agomba kunshyingira aho ndashaka. Yego. Ubwo rero yaraje ahita amfata arankubitira mu nzira turi kumwe, twari ku irembe iwacu. None naratojwe ko ntagomba kugira ute kujya kure n'ibiki. Umusore twari twicaye duhagaze ku irembe iwacu neza aho twitegeye mu rugo. Nawe ahita amanuka mu kabari aho yarari, azahita afata ati ntabwo nakubujije kuganira n'izi mbwa zose. Tangije bwo biba ngombwa ko atangira kunkubitira mu nzira nyine aho ngaho ku irembe iwacu. Ariko haboneka, mwabyibuka higeze haza abantu bita abakore defesi. Bari bahari bambara imyenda niba yaratukuraga ahari. Yari umutuku. Yari umutuku. Yahise azabona ko nyine yamfashe gutya turi kurwana, ahita aza kumunyambura aramubwira ati nta mwana w'umukobwa ukubitirwa mu muhanda. Adutandukanya nawe. Ariko ngiye mu rugo yahise ansanga mu rugo. Nsanze mu rugo tuguma kugundagurana, urumva n'umuntu w'umugabo n'umwana w'umukobwa ufite n'amahane. Kandi none yagiraga amahane, ari wa muntu wakoraga intambara abantu bose no mu kabari, yakubitaga akabari kose kagahunga. Yari imfuri wanyu? Yaroya ninjye wamukurikiraga ahubwo. Ari wa muntu ukubita akabari kose kagahunga. Ubwo niba aremye intambara abantu bose barahungaga. Mbonye rero ko biri ngombwa ko ashobora no kunyica, ubwo nuko naturumbutse mu rugo. Bandagenda. Maze kugenda rero mpungera ahantu ku mudamu wari inshuti yanjye twaririmbanaga. Ariko urumva wa musore twari duturanye nyine, ibyo yabaye byose byabaye ngombwa ko abimenya nyine ko byakomeje kuba bibi. Uri kugutereta? Ariwe turi na kumwe uyu munsi. Biba ngombwa ko aza kundeba hahandi. Ubwo tubiganiraho nuko nanashatse nyine muri gahunda zimeze zityo. Nuko washatse bigutunguye? Bintunguye. N'umubabaro nta bipanze nta biteguye. None se byibura noneho nawe mugeze ku rwego yibuza wumvaga wamukunze? Ntago bibaho. Njya nkunda kuvuga ngo umugabo wanjye twaganiriye iminsi 2 yonyine. Ni iminsi 2. Umunsi wa mbere urumva twarahuye mbaza urukundo, ndamubwira wapi ngiye kubyigaho. Umunsi wa kabiri ubwo urumva araje kumbaza igisubizo kibi niba narabyizeho cyangwa mbyemera. Uwa kabiri rero uhita uwo kugira ute gushakana mu izo nzira. Aha harimo ikintu gikomeye.
harimo ikintu gikomeye ababyeyi babyumve ariko n'urubyiruko rubyumve. Hari ingo nyinshi zabanyeho muri ubwo buryo, yego hari abagize amahirwe bikabahira, ariko nanone hari n'ababaye nko kwiyahura. Byibuze wenda buratumara amatsiko ati kari karimo nubwo nijijishaga, nubwo nari ntaramusubiza, wenda wumvaga igisubizo cy'uwo munsi nubwo bagukubise wari kumwemerera. Mu ruhande rwanjye navuga ngo nari ntarabyumva neza, ntaranabyiyumvamo. Numvaga muri njye ntaramwumvamo ngo numve ko namuha urukundo. Gusa urumva ni bya bintu byo kuvuga ngo mbuze uko ngira cyangwa ni amaburakindi, bitewe n'ibyo ndi guhunga, ubwo ukagenda gutya, ariko n'ubundi ntiwizeye ko n'ubwo ugiye hari amahirwe bizagira. Ni mw'iyo nzira nagiye y'umubabaro gusa. Bivuze ngo nk'urubyiruko hari abantu bibaho gutyo, akaba yajya gushaka urugo rw'umubabaro bitewe no kwiyahura, ugasanga rimwe na rimwe ntibinamuhiriye. Ariko gusa njye navuga ngo yenda ni Imana yari birimo, niko nabivuga kuko byarampiriye. Byarampiriye bigenda neza. Nari ngiye kukikubaza, nabonye wambaye impeta. Urumva warishingiye ariko mbonye wambaye impeta. Yego. Byaje gukunda nyuma. Ukuntu byakunze rero Imana yaranshyigikiye. Urumva narasengaga nubwo byagenda gute burya. Njya nkunda kuvuga ngo iyo gukagwagwana ujya imbere y'Imana, burya Imana iragukurikirana, cyangwa se umukiranutsi wayo Imana iramukurikirana. Niko nabivuga. Imana yarankurikiranye. Nkimara kugera muri urwo rugo, njye ntabwo naretse gusenga. Kuko ndabyibuka umunsi mpinjira, umugabo yari agiye iwabo wenda kubabwira ati nazanye n'umugore simbizi, naririye mu cyumba ndanasenga. Mbwira Imana ngo Mana urebe ibi bintu bimbayeho, ntabwo bimbayeho kuko nabigambiriye. Mbwira Imana ngo mbabarira ko ntatiye igihango cy'ibyenda twavuganye nkaba ngiye kwishingira, ariko ndagusabye ngo unshyigikire mu buzima ninjiyemo, kandi ikindi uzandinde kumwara. Ikindi ndayibwira ngo unshoboze uzame kugumana nawe. Rero nkimara kwinjira mu ubwo buzima bwo kwishingira, ntabwo nahise ndambika ngo ndambarare nk'umuntu waguye. Nakomeje gusenga, njya no mu nzu y'Imana ndatura, nsaba Imana imbabazi. Noneho dore ikibazo cyabayeho, nari nshatse umugabo tudahuje ukwemera. Urumva cyari ikintu kigoye gikomeye, ntakijijwe, avuka mu muryango udakijijwe, njye ninjiyemo noneho ndi umukristo. Uri umuriro. Ariko mbwira Imana ngo umfashe. Imana yumvishe gusenga rero. Kuko impamvu yumvishe gusenga, ntabwo umugabo wanjye negeze amusaba kujya gusenga ngo abimbuze. Narabyukaga mu gitondo nkamubyangiye muri burakeye, akambwira nta kibazo genda. Jya muri burakeye. Ariko uko nsenga ninginga Imana ndayibwira ngo uru rugo nibwo runshyigikiyemo, umfashe umpindurire umugabo nawe akizwe tugendere mu nzira imwe. Nabayeho rero nkajya nsenga, ariko igihe kiragera, ariko mbifatanyije no kwera imbuto. Burya nubwo ndabwira yenda abamama ushobora gushaka umugabo udakijijwe, ariko imbuto zawe wera zikamuhindurira gukiranuka. Nagumye nera imbuto, ko yaragendaga akanywa inzoga akaza yanasinze zigera aha ngaho, ariko nera imbuto. Nera imbuto, simubwire ngo ndi umurokore wanzengereje byagize hoya, ndaguma mwerera imbuto, akora inshingano z'ibyo ngomba gukora. Igihe cyarageze rero arambwira ati ariko rimwe ndashaka kuzajyana nawe gusenga. Igitego gikomeye. Waba ukoze. Akabigiye mu gitondo twabiraranye ko turi bujyane, gukizwa burya biragora, ntizirikomeye. Akambwira ati turi bujyane. Mu gitondo namubwira ati hoya ati sheriti nubugiye. Atari ko ejo tuzajyana. Ndibuka rimwe yarambwiye ngo ariko zubo najyayo bakambwira ko njya numva ngo bajya bababwira kwihana. Ubu njye bambwira ngo iki cyangwa nakwihana iki, nabigenza ntese nkamwigisha. Amubwira ati kwihana iyo ugezeyo wihana ibintu uzi wakoze. Niba warabeshya ukavuga ngo Imana imbore kubeshya, niba warasambanye ukabyatura Imana imbore gusamba. Nyine nkajya muha
uburyo bwose bushoboka nkagenda mwigisha nyine akambwira ati ejo noneho tuzajyana ariko bwacya za mbaraga zikamubata wanateguye byose ntanateguye nzi ko mu gitondo tujyana akambwira ati oya ati bugiye nzakubwira ejo gutyo ariko nkomeza kumuba hafi no kugenda mwereka ibyiza birimo yego rero cyarageze navuga ngo umutware wanjye ubundi yakijijwe neza kwinjira mu nzu y'Imana yinjiye mu nzu y'Imana maze kubyara umwana wa mbere byaye umwana wa mbere nibwo yese yinjira mu bintu by'Imana abyinjizwamo n'iki njya nkunda kubwira abantu cyangwa se mbabwire n'abanteza amatwi nonaha Imana ntiyabura ikintu gufatiraho yagushatse ushobora kuba nonaha urimo wigaragura mu byaha urimo uvuga ngo ngewe ukumva ko ufite izindi mbaraga ariko Imana yagushatse kuzayikorera ntabwo Imana yabura ahantu gufatira byagenze uti ukuntu byagenze urumva nabyaye akimbwira tuzajyana cyakora akagerageza kunyerera imbuto nyine nk'umuntu ubona ko wahindutse biki ariko gufatwa neza Imana imufata yafatiwe ko mwana wa mbere nabyaye bivuze ngo nashatse mu muryango wundi udakijijwe ikindi nshaka mu muryango utananyemera utankunda biturutse kuki kuko nari ninje muri uwo muryango nge ndi umurokore nkijijwe kandi bo badashaka ikintu bita barokore ubwo twabaye nk'abantu baduciye mu muryango ari umugabo baramuca nanjye ndavuga ngo nanjye aho mvuka baranciye impamvu banciye mama na papa baravuze ati uradusebeje urishingiye mbese mu bakristo urabyumva uradusebeje uradutukishije mu murimo w'Imana mbese uradusebeje mbi ikibazo noneho ikindi ninjye wari ubaye nomero ya mbere wacu wo kwishingira abandi bari barashingiwe ari njye utunguweho n'icyo kintu biba bibaye ikibazo ari iwacu mbaye ikibazo no ku mugabo ntibanyemera wari ufite urugamba rukomeye umugabo wanjye yagira ati genda wazanye abo barokore b'abasazi ubu uraje nawe usari bagusarisha wagera iwanyu ati nagera iwacu ati waraguye kujya kwishingira ikindi ukishingira mu bapagani nabyo ni ikibazo wari ufite intambara dusigara dutya rero uwa babiri mbese ntawe uri budukize ariko Imana nkomeza gusenga mbana n'Imana igihe kiragera rero ukuntu umugabo yakijijwe wumva natangiye kurwana n'imyuka ituruka iwabo w'umugabo ko bari bantu bagiterekera bagikoresha ibintu bya gihango nyine byo guterekera n'ibiki ngiye guhangana n'izo mbaraga nsanga amabukwe ahambwira ati uwo mugore wazanye umurokore bibaye ibibazo ni Imana ebyiri buriya zigiye guhangana ubwo tangira kujya ajya gucisha ibintu atwohereza imyuka mibi duhangana n'imyuka ivuyeyo ndibuka natwaye inda ya mbere bayindogeraho nayiviriyeho amezi 7 nkahora gutyo kwa muganga ameze gutyo ariko Imana iza kungira neza nza kubyara mu mwana muzima Imana yarakoze bivuze ngo rero maze kubyara wa mwana bakoresheje izindi mbaraga zikomeye umwana namubyara ariko ntitugeze turyama mu nzu ngo turyame tugoheke bamwohereza mu imbaraga twaba nijoro tugiye kuryama umwana agafatwa n'amarira utaza haturutse umwana akarira nkaterura bikanga isagaterura bikanga twara tuzenguruka inzu yose mbese bikanga umwana akarira handi ubona ko yamarira agomba kwica wa mwana ubwo rero aho ngaho niho byageze mbona n'izindi mbaraga noneho umwana igihe kimwe mbona neza birarangiye mbwira umugabo rero ati mperekeza tujye gusengeshereza uyu mwana ndashaka kuvuga kuri kwa kundi Imana ifata umuntu ishaka umuntu yego umugabo aramperekeza angeza ku mukozi w'Imana ariko asigara nko hepfo ho gakeya aravuga ati ngaho genda ni nijoro ndi kukureba genda bamusengere urumva atarakizwa gifite n'ubwoba bwo kuba yakwinjira mu bantu b'Imana nkigera gutya nkinjira bari barayemo basenga nkinjira gutya umwana yarize yenda guhera nkinjira umuhanuzi ahita ajya muhanuzi ahita aravuga ngo ndavuze ngo ndi Uwiteka ntihagire umuntu n'umwe urambura ukuboko kuri uwo mwana
ntihagire umuntu n'umwe urambura ukuboko kuri uwo mwana isi ataragera hano. Biba ikibazo. Barambwira ati madamu umugabo wawe ari? Tuvuga ati umugabo arahari nyine ariko ntabwo twazayo. Atumve Imana itubwiye ko ntawe uri busengera uyu mwana, turamusengera ari uko papa wari hano. Ati ubwo uramusubizayo cye kubwira umugabo muzanye abanza hagere. Nsubirayo urumva hagaze hahandi arandinze. Yari ari hafi. Yabonye nje ati none se bamusengeye ko ndeba kiri kurira. Arambwira ati Imana irambwiye ngo ntabwo basengera umwana utarahagera. Ngwino tujyane. Umugabo atari ko hagiye bakamusengera, ngewe se ndi ikibazo, hari ikibazo ngifite rwose wagiye bakamusengera. Ndavuga ati reka kandi byanze bambwiye ngo nisohoke ngende, ngwino ahubwo tugende. Umugabo atari kubwo ninjyayo tubwo barambaza ibiki n'ibiki bambwira tubuse bambwira bya bindi nyine ari yarabasura wa mwuka kumbwira turihana gute Satani ajya gufatira ku kantu gatoya. Ariko biragera nyirabonye ko umwana bigumye kwanga, ndamubwira ati rero niba utaje ngo tujyane fata umwana wawe. Ubwo nibwo byageze ute yahise avuga ati nta kundi ngaho uje tugende. Turinjira tukinjira rero Imana naho yamufatiye ihita imubwira ati ihanira uyu mwana kugira ngo tumusengere. Ngo bamwigisha uburyo yihana, arihana aratura, nta Imana amufatiye ahita anatinyuka kujya ajya mu nzu y'Imana. Imana ihimbaza. Ubwo rero ndabwira abantu baneze amatwi, birashobora ko ari umeze nk'umugabo wanjye muri icyo gihe, ukaba uyu munsi ushaka kuba wakizwa ariko ugafatwa n'akantu gatoya. Ndashaka kukubwira ngo Imana nigushaka ntabwo yakubura. Ntabwo yakubura, ashobora kuguteza akantu gatoya katuma ikubona, ariko nabwira umuntu wese ubyumva cyangwa wumvaga yajya mu nzu y'Imana ariko akongera ntagende hakiri kare, ashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Umugabo rero nubwo urumva twahise twinjirana gutyo, dutangira kugira ute noneho gusenga Imana. Imana itangira kugenda idusobanurira, iduha amakuru y'ibyo noneho turi kurwana nabyo. Itangira gufatana ubumwe rero bwo kurwana urwo rugamba, ariko Imana narayibonye. Urumva rero igihe cyabayeho gutyo tuguma kurwana na za mbaraga turwana, niko turwana, niko ababyeyi bavuga ati ndimuhinduke, nimuze tubajyane, muze mukora ibyo tugomba kubasaba, muze mubigenze gutya, tujye kubereka ngo abakuru niba ari abakuru nuko batubwiraga. Ariko tukomeza kugira ute kwizera Imana, kubana n'Imana. Imana ibana natwe, Imana ikomeza gukorana natwe mu n'ibitangaza. Imana igenda iduhereza amakuru, iratubwira ngo nubwo mugenda murwana n'izo mbaraga ariko nzabana namwe, nzabagirira neza. Igihe cyarageze rero imbaraga ziguma kuba imbaraga kugeza igihe umwana wanjye w'ifura, igihe cyabaye ngombwa ko aza kwicwa n'izo mbaraga mu buryo budasobanutse. Ni ukuvuga ngo ukuntu uwo mwana yapfuye yenda nabinyuramo. Twari bujye gusura kwa nyina wabo n'umugabo wanjye, turi bujye mu bukwe bwaho. Noneho turi bujyeyo mu gitondo kare, mabukwe arazinduka, maze kuzinduka aratubwira munsigire uwo mwana mumujyane. Umugabo ati ntabwo twamusiga kuko twari tugiye aho mabukwe avuka, tugiye kwa murumuna wa mabukwe. Tugiye kwa murumuna wa mabukwe, tugiye mu ubwo bukwe, noneho avuga ati munsigire uwo mwana. Umugabo ati ntabwo twamusiga kandi tugiye mu muryango, ari ubwa mbere njyanye y'umugore. Ubwo rero urumva twanze gusiga umwana, tuvuga ko tumujyanye mu muryango, ariko hari ijambo yambwiye. Ubwo twanze kumuha umwana ahita ambwira ngo nimujyane ibyanyu, n'ubundi nta rura rw'umwana nkigira mu nda yanjye. Urumva ubwo twagiye turagenda, tumaze gutega twuriye imodoka turagenda. Twavaga aho mu bita mu Bugarama niho iwacu, muri Cyangugu mu Bugarama, tujya ahantu bita Ikamembe, aho bita ku Nkanka. Twarengaga Kamembe tukajya ku Nkanka. Turagenda, tumaze kugenda twuriye imodoka, turagenda tugeze hagati turimo tugenda, umwana nibwo yafashwe. Umwana ariko afatwa n'ibintu by'icyaka cyo gushaka kunywa amazi.
atangira kumbwira ngo mwana ashaka amazi. Umwana tugura amazi turamuha, ariko umwana uko tumuha amazi akanywa amazi cyane bidasanzwe. Umwana twamara kwangira akavuga ati nimumpa amazi, amazi aba amazi, tugenda tumuha amazi. Turagenda tuza kugera i Kamembe aho twururukira imodoka. Umwana akomeza twaka amazi turamuha, ariko tuza kuvuga ngo buriya ashobora kuba ari inzoka zazamutse. Turavuga reka tubanze duca muri farumasi tugura imiti y'inzoka tuyitwaza. Imiti turayigura, tumaze kuyigura turakomeza, urumva twavaga Kamembe kaba ngombwa ko dufata urundi rugendo nk'urw'amasaha 2 kugira ngo tugere aho tugiye. Umwana akomeza kugenda bavuga ngo amazi, tumuha amazi, ariko agenda acika intege. Umwana atangira igihe kiragira, atangira kujya agenda yanira ameze nka kumwihene ihebeba. Umwana atangira kugenda yanira, turagenda, ariko urumva papa we yarari imbere kumwe umugabo ntago mugendana n'intambwe ndende. Nari mfite murumuna wanjye yaramuntwaje, urumva nayo maze kubyara kabiri mbyaye undi umukurikira. Tugezeyo burya twahitiraga kwa nyirarume w'umugabo, ariko turi buhave tukajya kwa nyina wabo. Urumva sanga umugabo nyine yahahiteye kugira ngo tubasuhuze dukomeze hahandi. Umwana gutya nkimukura mu mugongo nibwo nagiye kubona mbona ijisho ryagiye, mbona ibintu by'ibifuro biri guca hano. Ubwo masanga abagabo 2 basenga bari bahari. Yari umugabo wazaga iwacu kunda kurara mu rugo iwanjye, yaje kugura ikawa, yari umurokore. Turangije bahita bafata umwana baramusengera. Amaze kumusengera za mbaraga zita zihinduranya, umwana asa n'ugaruye ijisho. Uwo mwanya abagabo baza gusezera baragenda. Bakimara kugenda bavuye aho, umwana ahita yongera n'ubundi ijisho rirongera riragenda, arongera agira ute, araremba. Ubwo twebwe twakoze ikintu twahise duterura umwana nge n'umugabo, duhita twiruka dukurikira wa mugabo mu rugo iwe, umunyamasengesho n'undi mupasiteri bari kumwe. Tuhageze bahita batangira gusengera umwana, ariko batarasenga babaza umugabo wanjye ngo ni kibazo ki wagiranye na mama wawe. Tavuga ati ntacyo nzi. Aravuga ngo none nta magambo mwavuganye. Aravuga ati usibye ko mu gitondo yadusabye umwana kumugumana turamumwima, ariko nta kindi kibazo nzi. Wa mugabo ahita avuga ngo ko mbonye bohereje ingobyi yo kuzana uno mwana kumutwara n'abagabo 4 bayitwaye. Hanyije aravuga ati ariko nta kibazo reka dusenge. Barasenze barasenga, ariko bavuze ngo amina umutima w'umwana nawe uhise ucika. Ubwo umwana ahita apfa mu bwo buryo. Duterura umurambo, urumva ntitwabaye tukijyanda ubukwe buzabera mu rugo rw'abandi. Umurambo duhita tuwusubiza kwa nyirarume handi twe twicaye. Ubwo ibyo kujya mu bukwe biba birangiriye aho. Turaye aho ngaho buracya dushyingurayo nyine. Imfura yanjye turataha. Ariko ndashaka kubwira abantu ikintu bita imbaraga z'amasengesho. Nubwo ibibazo duhura nabyo, nubwo mbese abadayimoni bahaguruka cyangwa abarozi bagahaguruka, ariko ndashaka kwigisha umuntu wese unyumva nonaha ngo agire ikintu bita imbaraga z'amasengesho. Ntucogozwe n'ibyo uri kurwana nabyo, ntucogozwe nuko abarozi babaye benshi ku buzima bwawe, ahubwo wowe mu gihe babaye benshi ihate gushaka Uwiteka. Kuko iyo wihase gushaka Uwiteka, Imana igenda ikurwanirira. Naratashye ngeze mu rugo ngira umubabaro wa cya kintu cy'ukuntu umwana apfuye, ngira umubabaro w'ibyo namaze kumva, ariko mpita nshaka uburyo bwo gusenga bundi. Mpita mfata ibihe byo gusenga. Urumva nkimara kugera no mu rugo, umukecuru yaraje mu rugo. Amaze kuza mu rugo abwira umugabo wanjye ngo ubundi kishe umwana wawe urakize yuko bukwe. Yego. Umugabo ati ntacyo nzi. Hanyije ahita amubwira ngo narakubwiye ubugoryi ugira, wigeze umusazi, barakore baragutwaye, umugore yarakuroza gutesha umutwe, atakugira umurokore w'umusazi, ati noneho se ko nyine muri abarokore munasenga kuki mutamenyekisha uyu mwana. Arangije ahita umugabo aravuga ati none se waba ukize wowe? Aramubwira ngo cyo ubukigoryi, ngo narakubwiye kuva kera kose, ngo ndakubwira ngo ugira ubwenge warabubuze, uzahora gutyo, umugore yarakuroze. Arangije ahita akubwira ati genda ufate ibiryo, umugore wawe ateka ibiryo, nawe wenga inzoga uzayizane, noneho umuryango wawe tumurikire iki, nkumurikire ngo abakuru mbere ku muryango wawe. Umugabo ati se umuryango mfite ko ari wowe
nta wundi muryango mfite, undi muryango akaba ari umugore ko umugore wanjye mumuzi, umuryango uzaye kunyereka n'uwuhe. Ati komeza urindagire mu barokore. Amubwira gutyo, ntangisha umugabo rero turavuga se bigenze gute, umugabo abimbwiye, urumva nari mutoya nishatse mfite imyaka 18. Ndamubwira rero ibyo bintu ntabyo nzi wacu, ntabyo nigeze mbona. Umugabo aramubwira ati se nibyo bintu nibikora uzanzurira umwana wari wanabuze imfura yanjye. Aramubwira ngo komeza urindagire. Icyo nkubwira rero ku mbaraga z'amasengesho cyambwira bari kunyumva banteza abatwi nonaha, ndashaka kubabwira ku kintu bita imbaraga z'amasengesho. Nafashe ibihe byo gusenga byinshi, Imana ivugana nanjye iri jambo ntajya nibagirwa. Imana irambwira ngo mwana wanjye narababaye ndabibona. Irambwira ngo ari kuhereye none dore abadayimoni n'abarozi bari barasinye ko utazigera ukira ku ibere ngo uwubyaye wese ajya ahitacaho agenda, ariko none nanjye ngiranye nawe ndahiro ngiye kuguha abana kandi ntesheje agaciro imbaraga z'abarozi. Irambwira ngo iby'abadayimoni bariye ni ibyo ariko bisigaye ni ibyabo. Imana hitima ikimenyetso, nusenga ujye usaba Imana ikimenyetso. Narayibwiye ngo ikinyemeza ko ari wowe bivuze niki. Irambwira ngo ikimenyetso nguhaye dore uwo bishe n'umuhungu ngiye kuguha abana b'abahungu bashoreranye. Uko niko Imana yabigenje. Urumva nari nsigaranye kamwe k'amezi 4 kavutse vuba. Ari umuhungu. Nyuma yiwe yahise impundi umuhungu, irongera nyuma y'uwo impereza undi muhungu, irongera impinda umuhungu. Bahungu nuvuga ngo bari babaye 5 bashoreranye. Nyuma nibwo yaje ko mu mukobwa nabwo yongeye kuntumaho kandi. Irambwira ngo none ndagarutse nje gutanga n'ikintu kidasanzwe mu rugo. Ariko muhubwire ngo Satani ntajya yicara, mbabwira abantu mu nteza amatwi, Satani we ntiyicara. Ararwana buri munsi kugira ngo arebe ko intego y'icyo yemeje akigeraho. Ariko dushimiye Yesu ko ari indi jambo yavuze. Mubwo rubyaro rwose mfite w'abana 12 mpagararanye uyu munsi, ntabwo Satani yatuje. Si umve wowe ubyumva nonaha ntugire ngo kuko Imana yavuze gutyo ngo Satani igeze yicara. Baragumye baragerageza uko ntwayinda umuroza akaguma karoka. Kuko nyuma y'uwo nguwo urumva nari nsigaranye, nyuma yaho nibwo nabyayinda n'ubundi nyimaranye umwaka n'amezi 2. Urumva ntabwo umurozi yaretse gukora. Ariko Imana kuko ari cyo yavuze, namubyaye nawe nsa naho ndi mu rupfu, ariko nawe ndamubyara. Urwo rubyaro rwose mbyaye bivuze ngo buri mwana wese mufite uhamya ukuntu Satani agenda arwana, ariko Imana ashaka kugira ngo agere kuri ya ntego, ariko Imana ikagenda yigaragaza. Imana ihimbaza. Uwo mwana wa 3 bivuze ngo namubyaye mu uwo mwaka n'amezi 2. Umwana ageze mu mezi 4 ndabyibuka, nibwo bohereje abadayimoni bazira muri diare y'umunsi umwe. Umwana afite ibiro 7 n'amagarama, umunsi umwe bwarakeye umwana apima ibiro 4. Umwana arapfa neza agera kuri tapi yo gupfa, afatwa nawe ahebeba nka kwa kundi. Ndibuka banyoreje ku bitaro bikuru ahantu bita Imibirizi, tugenda tuzi ko umwana yapfuye. Tugezeyo umwana bamwakiriye bavuga ati wowe ni umupfu batwoherereje, ariko kuko Imana hari icyo yari yavuze rya jambo iraririnda, ishobora no kugukura mu rupfu. Umwana nageze bamutera serumu kubera ko ari izindi mbaraga. Umwana bamutera serumu, umwana itabyimbaga yuzura igitanda. Ari umwana w'amezi 4. Ngira Imana ngo Mana ibi bintu nibicyo nkose ko wavuganye nanjye. Abaganga baraza bakora ubutekinisi, barareba babura ikintu cyo gukora. Umwana bamucomoramo serumu baramundekera, baravuga ati gisigaye niba usenge nta kindi twakora. Umwana uko amasaha agenda yicuma, Imana igenda yegeranya wa mubiri, umwana arongera bamusima. Ibyo ni imbaraga nabonye. Bivuze ngo ntabwo Satani yigeze yicara. Kumukurikiye nabwo bigenda gutyo. Namubyara umwaka n'ubundi nawe n'amezi 2. Nawe igihe kiragera umwana ndakubwiye ngo we yarapfuye, twaya tumupfunya kongera akazuka. Kuko Imana hari icyo yari yaravuze. Uwo niwo nimukiyeho Imana inyimuye, irambwira ngo none ndakwimuye ngo uteruye mu barozi, ninjye ukwimuye. Nibwo Imana yanzanye i Kigali mfite uwo mwana wa kangahe wa 4, afite amezi 2 n'igice. Nibwo nubundi nari ngiye gupfa ndi ku kiriri, Imana yantumye umukozi w'Imana ngo nubwo ubona ubyaye ongera usenge. Satani ntaho yagiye. Bantumye ibintu by'amahembe biranjomba mu nda neza, amahembe akajya ajombagura, mpita njya muri koma mfite uruhinja ku kiriri. Nagiye muri koma saa 1 z'umugoroba, mva muri koma saa 9 z'ijoro.
abantu basenze barangiza gusenga barorosa bavuga ati nta kundi ubu ni ugushyingura mu gitondo. Bahamagaye mu rugo iwacu baje abantu buzuye urugo, ngiye no kuvuga ngo nazanzamutse saa 9 mbona inzu yose yuzuye abantu, uruhinja rwarize babuze icyo bakora. Ariko ndongera ndagaruka ndazuka mba muzima. Bimaze kundekura bifata rwa ruhinja, ndabyibuka nene nicari ku manywa ndimo noza umwana, maze kumwoza kumumutunganya murambitse ku buriri, maze kumwambika fata igikoma nk'umubyeyi ntangira kunywa. Ngiye kubona mbona umwana ahise arerembura amaso aragagara mbireba. Nterura umwana ndiruka njya ku mukozi w'Imana, mpageze nsanga wa mukozi w'Imana hari ku cyumweru bagiye gusenga, mbura umuntu numwe mushyira njya ahandi naho usanga bagiye. Niho Imana yambwiriye ngo nta mbaraga naguhaye wowe. Umwana muterura ari umupfu wapfuye. Numva ijwi rirambwiye ngo imbaraga ziri muri wowe kucyo zisuzugura. Birashoboka ko ari umuntu nonaha wakumva kino kiganiro ukaba wumva ko hari icyo udashoboye ariko imbere y'Imana urashoboye. Cyangwa se ukaba uri umukozi w'Imana ariko utabizi ukibisuzugura. Hari imbaraga ziri muri wowe nawe wategeka bikemera. Nahise njyana wa mwana ndiruka no mu rugo, umwana yapfuye, ibi byaciye ahangaha. Umwana mpita mufata ndasenga, nambara imbaraga ndasenga numva Mwuka Wera amaye uburyo bwo gusenga, mbwira Imana, nibutsa Imana, ndebwira ngo wibuke ko ari cyo wavuze ku bana banje. Nanza akagasuro k'abadayimoni. Ngiye kubona mbona imboni y'umwana iragarutse, mbona umwana abaye muzima. Nibwo Imana yantumye ko umuntu muri iyo minsi irambwira ngo igihe cyo kwimuka kirageze. Ndakwimuye kandi uzimuka utavuze. Imana itembwira ngo nkujyanye ku musozi wa Kigali. Nimutse uruhinja rufite amezi 2 n'igice. Ndaza ngera Kigali, maze kugera Kigali ubuzima n'ubundi ubwo mba ntangiye ubundi buzima. Nta gusezeraho washatse. Reka Imana arambwiye ngo uzimuke utavuze, bizabibanga ryawe n'umugabo turimuka.